Ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire Eric Wirutsiro mu amashimwe cyane Eric Wirutsiro. Murakoze. Nitwe Eric Wirutsiro mu rugo ni Nyagatare. Ndagira ngo mbasabe niba mukunda ikipe y'igihugu Amavubi muyikomera amashyi menshi pe. Ira kipe yaradukoreye rwose. Mujya mubona abantu banditse Bibiliya iyo baba barayandikiye mu Rwanda na n'ubu bakaba bakiyandika. Mu Rwanda turabizi amatika haba no muri Bibiliya bajya bagira amatiko, ugasanga nk'umuntu umwe muri Bibiliya bamuvuga nabi baramwanga, noneho nakajya kuri mikoro akabasebya akumva hatanzi ngo we Timoteyo stop, imyaka inubeshya abanyarwanda ngo Yesu ngo bamuhagaye keje umusozi muremure, uwe muremure nzane metoto upime, uragenda wangiza abantu none bashaka kwigana Yesu, si bari gusimbuka ibipango bakavunika. Wowe Simoni umubatiza, Simoni Petero wita umubatiza, indyarya mbi cyane. Wowe Yesu agufashe, umuntu w'umugabo agenda avuga umugabo mugenzi we, Yesu yagukuye he? Si yagukuye mu mazi uroba ugenda umuvuga ngo Yesu ararira aramaze, nawe warira. Ubuzima bwawe turabuzi, mbere huko Yesu agukura mu bwato uroba wari ubayeho gute? Ujya kuroba wambaye ubusa bwawe turabuzi. Umuntu w'umugabo udasiramuye hari abapeti benshi mwatsikamiye banditse imirongo myiza ngo ariko ngo muri bifi binini ni yanyu ivugwa ngo ntago ivugwa. Samweli wa mbere arihe? Mugende murebe Samweli wa mbere ibice 5. Yuda muragenda mumwangisha abantu muvuga ibibi bye, kandi Yuda hari ibindi byiza yakoze. Shout out kuri Yuda. Abaroma, agatsiko k'Abaroma murekeraho kubeshya abantu, mugenda mubeshya abantu ngo Yesu ngo mu bukwe bw'Ikana ngatubura ngo divayi. Je buriya bukwe nari mbwibereyemo, uriya muntu warongoye bamwita Damascene twarigaye Nyagatare. Ibyo kuvuga ngo ngatubura divayi, jewe fanta zaramushiranye mu 400 ninjye wamwishyurira. Reka tubereke kuri kamera, shema zoominga babirebe, uzumbinge neza babirebe, ndyarya gusa. Yesu hari ibintu byiza yakoze mwanze kubivuga. Yesu yahumuye impumyi, sibye ko nari ndashima. Impumyi yindashima gusa. Wowe Yesu aguhumure, aravuga ngo iyo nkuru nziza ngo ntugire umuntu ubibwira, none isi yose twarabimenye, injajwa gusa. Je nakoze ibintu byinshi, yuri umugabo ugakora ibintu nta muntu ubibwira. Hari abantu benshi nafashije ariko nta muntu abibwira. Nagure sikayita igitanda, hari umuntu abibwiye? Wowe Ruka urekera kuyobya abantu. Ruka nawe n'indyarya ngo ni igifi kinini, nawe ndamubabwira naramuzi neza. Ruka twarakuranye. Ruka aragenda abwira abantu ngo gushaka umugore ni byiza, bikaba byiza kurushaho utamushatse. Biragenda byangiza urubyiruko. Ruvuyanga arihe? Mugende mumbarize umuntu Ruka ikimoma hanari, agahinda wateye Papa Sava. Nutica kuri kamera ngo umusabe imbabazi, nutica ku murongo ngo umusabe imbabazi. Esteri wa mbere, sinjya mvuga abagore ariko warengereye. Wowe uragenda utuma Derira umulesbienne wihisha cyane.
utuma Delila bamujya ngo yibe imisatsi ya Samusoni. Samusoni aragenda baramwogosha. Isi yose bitugiraho ingaruka. Agahinda wateye Muyoboke, na n'ubu ntaramera umusatsi kuba wera. Hey, agatsiko k'Abaroma ndabagarukaho namwe. Muri indyarya mbi mugenda mwangi mubeshya Abanyarwanda ngo Imana irema isi n'ijuru ngo ku munsi wa karindwi iraruhuka. N'amavideo ndafite ibintu yakoze ku munsi wa karindwi. Yaremye Gasuku ryari? No mu byahishuwe mwaratubeshe mwana, no mu byahishuwe muratubesha ngo Imana ngo yohereza umwana ngo w'ikinege ngo aducungure. Yosefu niso. Hari ibifi binini mutavuze byishyuye amafaranga banga kubivuga. Kuki mutavuze biriya bisambo bibiri babambye ku musaraba hamwe na Yesu? Turabizi, si buri kaho na buri nguni. Murakoze cyane. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera